Ndabasuje ikaze kuri Rwanda Update Info. Ngira ngo tuba tukabutse n'amakuru ari kugenda avuga mu bitangazamakuru hano ku isi, muri Afrika ndetse n'ahandi hantu habagiye hatandukanye, ariko mu by'ukuri ndagira ngo munyemerere tugaruka hano mu Rwanda iwacu. Ngira ngo ni inama yari yabaye ihuje abaminisitiri ndetse igahuza na His Excellence Paul Kagame, biga ku mibereho myiza y'abaturage n'abaturarwanda bose muri rusange, ndetse cyateza abanyarwanda imbere. Mu by'ukuri rero muri iyi nama havugiyemo byinshi cyane, ndetse hafitemo ibyemezo bikomeye byinshi ku mibereho myiza y'abaturage n'abaturarwanda bose muri rusange. Mu by'ukuri nababwira ko muri iyi nama havugiyemo ko leta igiye kuba yatanga gaze z'amashyiga 2 ku Rwanda bose bari hagati mu gihugu ndetse n'abari hanze y'u Rwanda. Mu by'ukuri bifuza izi gaze z'amashyiga 2 nuko mu by'ukuri rero nabo bazabasha kuba bazihabwa. Rero iyi nama yabashije kuba yaba nyuma yuko ibiciro bya gaze bimaje kuba byazamuka hano mu Rwanda, ukabona ko biri kugenda bigora abaturage n'abaturarwanda bose muri rusange. Gusa rero nanone rero nuko leta igiye kuba yatanga gaze z'amashyiga 2 ku Banyarwanda bari hagati mu gihugu ndetse n'abari hanze y'u Rwanda bifuza izi gaze, nuko izi gaze zitazahabwa abakire cyangwa se zihabwe abakene, ahubwo umuntu ari we wese w'umunyarwanda mu ntara iyo ari yo yose mu turere twose twa hano mu Rwanda uwifuza iyi gaze z'amashyiga 2 nuko mu by'ukuri nawe azabasha kuba yazihabwa. Ngira ngo mu by'ukuri murabizi ko leta yagendaga ihereza imfashanyo nyinshi cyangwa se inkunga nyinshi cyane abakene, kagenda ibahereza ibintu biba bigiye bitandukanye, ariko mu by'ukuri nuko izi gaze z'amashyiga 2 zizahabwa umuntu ari we wese uyifuza, uyifite ubushobozi, nuko azahabwa iyo gaze y'amashyiga 2 leta igiye kuba yatanga ku Banyarwanda bose bari hagati mu gihugu ndetse n'abari hanze y'u Rwanda. Gusa nanone mu by'ukuri nuko iyi gaze ifite amahame na condition isabwa kugira ngo ubashe kuba wahabwa izi gaze z'amashyiga 2. Ese ibyo bintu bisabwa ni biki kugira ngo ubashe kuhabwa izi gaze z'amashyiga 2? Mu by'ukuri ndagira ngo munyemere mbabwire ibyo bintu byose bisabwa kugira ngo ubashe kuba mwabisobanukirwa neza cyane kuri iyi gahunda ya gaze leta igiye kuba yahereza Abanyarwanda bose bari hagati mu gihugu ndetse n'abari hanze y'u Rwanda bifuza izi gaze z'amashyiga 2. Ndagira ngo mu by'ukuri rero mbabwire zimwe mu ngingo z'ingenzi zibuze kuganiraho cyangwa se zibuze kuranga aya makuru yacu kugira ngo ubashe gusobanukirwa byinshi cyane ku bijyanye n'izi gaze ndetse n'ibintu by'ibintu leta ibagiye ivuga cyangwa se muri iyi nama yabashije kuba yaba ndetse mubashe kumenya mu byinshi cyane leta ibagiye yagiye itangaza. Ndagira ngo rero mubabwire ko ingingo ya mbere tubuze kuganiraho nuko rero leta igiye kuba yatanga gaze z'amashyiga 2 ku Banyarwanda bari hagati mu gihugu ndetse n'abari hanze y'u Rwanda bifuza izi gaze z'amashyiga 2, nabo nuko bazabasha kuba bazihabwa. Ndagira ngo rero mu by'ukuri mu ngingo ya kabiri tuza kuganiraho yuko ku itangazo rya NESA, aho NESA imaje gusohora ubundi buryo bushyashya abaturage cyangwa se abanyeshuri bajya bishyuramo amafaranga ya Minerval cyangwa se school fees bitabagoye ugereranyije nuko byari bisanzwe bimeze, bakishyura Minerval bibereye iwabo bakanze akanyenyeri bakoresheje momo, bakabasha kuba bakishyura amafaranga ya Minerval bitabagoye cyane cyane ugereranyije n'ukuntu mu myaka yashize cyangwa se mbere byari bisanzwe bimeze. Kuri ngo rero nuko aje ingamba nshyashya cyangwa se n'ukuntu abaturage bajya bishyura amafaranga ya school fees bibereye mu rugo iwabo. Izo nizo ngingo ebyiri mu by'ukuri rero tugiye kuba twaganiraho kugira ngo babashe kumenya mu byinshi cyane mu byabashije kuba byaranga iyi nama yabaye ihuje abaminisitiri igahuza na His Excellence Paul Kagame, biga ku mibereho myiza y'abaturage n'abaturarwanda bose musange ndetse cyateza Abanyarwanda imbere. Ariko mu by'ukuri mbere yo kutugera gusesengura aya makuru yacu, niba uri kubona rubwa mbere ugeze kuri channel yacu ya Rwanda Update Info, kanda subscribe maze ufungure inzogera kugira ngo video nk'izi ngizi n'amakuru nkanga meza leta ibagiye itangaza nawe ujye ubasha kuyabona mu bambere. By'umwihariko iyi video niba wayikunze kora like ndetse utere comment, kuko ibitekerezo byanyu biba bikenewe kandi bifasha society nyarwanda nyamwinshi kwikura mu kintu. Reka tugere ku ngingo yacu ya mbere twavuze tubuze kuganiraho yuko leta igiye kuba yatanga gaze z'amashyiga 2 ku Banyarwanda n'abaturarwanda bose bari hagati mu gihugu bifuza iyi gaze. Mu by'ukuri nuko bazabasha kuba bazihabwa. Gusa none nababwiye ko izi gaze zisaba zifite condition kugira ngo ubashe kuba wahabwa izi gaze z'amashyiga 2. Ntago ari ukuvuga ati ngo nanjye izi gaze ndazishaka cyangwa se nanjye nimuzimereze, ahubwo izi gaze zifite amahame na condition zisabwa kugira ngo ubashe kuhabwa izi gaze z'amashyiga 2. Ese ayo mahame bisabwa kugira ngo ubashe kuhabwa izi gaze z'amashyiga 2 ni ibiki? Ubundi byatewe n'iki kugira ngo leta ibashe kuba yahereza gaze z'amashyiga 2 ku Banyarwanda? Mu by'ukuri rero iki gikorwa cyagaragajwe nyuma yuko abaturage bugenda bagaragaza yuko ibiciro by'amakara mu Rwanda bikomeje kugenda bizamuka, nubwo na gaze nayo ikomeje kugenda izamuka, ariko nanone ni gahunda leta ikaba yarayishizeho kugira ngo ifashe abaturage n'abaturarwanda bose bakoresha inkwi n'amakara hano mu Rwanda. Cyane cyane urabona ko mu bice by'icyaro ubona ko hoho bagenda batemagura amashyamba bari gushaka inkwi n'amakara byo kuba batekera. Niyo mpamvu rero leta yashizeho iyi gahunda kuba yatanga izi gaze z'amashyiga 2, nubwo izazihereza abaturage bose bo mu gihugu bose mu turere twose tugiye dutandukanye two mu gihugu ndetse no mu ntara zose z'igihugu, nuko izi gaze zizahabasha kuba zahagera no mu mujyi wa Kigali. Yemwe namwe abizi gaze muzabasha kuba mwazabwa. Gusa none izi gaze zifite amahame na condition nkuko nagomeje kugenda mbibabwira. Nta kindi kintu zisabwa kugira ngo uzabashe kuba wahabwa iyi gaze. Ntago bari kugenda bakora amabarura, nawe nabazaza baza bakubarura mu rugo rwawe kugira ngo ubashe kuba wahabwa iyi gaze. Nuko umuntu uzajya uhabwa iyi gaze z'amashyiga 2 azajya atanga amafaranga 40,000 adasubizwa, cyangwa se azajya ahereza leta amafaranga 40,000. Murumva ko amafaranga 40,000 muzajya muhereza leta ntago ari amafaranga menshi cyane ugereranyije nuko izi gaze zihagaze ku isoko ry'umurimo. Murumva ko izi gaze z'amashyiga 2 ni gaze zenze hano mu Rwanda. Urumva rero kuzifata ukazereza abaturage bose hano mu Rwanda, murumva ko ni ibintu nyine by'agaciro mu by'ukuri leta ibigenda ikorera nyine abaturage. Ariko nanone ugasanga zino gaze zirahenze cyane z'amashyiga 2. Rero nuko umuntu uzajya umara gufata iyi gaze y'amashyiga 2 azajya atanga amafaranga 40,000 adasubizwa, kuko niyo mpamvu nababwiye ko izi gaze zifite amahame na condition. Ntago ari ukuvuga ati ngo nanjye iyi gaze ndayikeneye nanjye nimumpereze
iyi gaze, ahubwo umuntu uzajya ufite amafaranga 40,000 akazajya ahita yatanga bakamuhereza iyi gaze z'amashyiga abiri ndetse bakamufasha no kuba bakesta aya mafaranga 40,000 rero azajya akomeza kugenda atuma n'abandi bantu badafite gaze bagenda bazihabwa hano mu Rwanda kugira ngo bose babashe kuba babwa izi gaze z'amashyiga abiri. Mu by'ukuri urabona ko ni igikorwa cyiza leta ibagiye ikora kugira ngo ifashe abaturage n'abaturarwanda bose by'umwihariko bagenda bakoresha amakara n'inkwi hano mu cyaro, kuko ubona ko mu cyaro hoho ubona ko biba bigiye bikabije kuko abaturage batemagura amashyamba menshi cyane ukabona ko biri kugenda bigaragaza ko amashyamba hano mu Rwanda ari kugenda arangira bitewe nuko abaturage bari kugenda bashakamo amakara n'inkwi bo bacana. Rero leta ikaba yashyizeho iyi gahunda kugira ngo byibuze bazabashe kuba byafasha abaturage bajye bareka gutemagura amashyamba, cyane mu gihe bafite iyi gaze byibuze z'amashyiga abiri bajye batemaguraho byibuze gakinya, cyangwa se amashyamba ntibatemagure cyane kugira ngo bitabasha kuba batsembagura amashyamba hano mu Rwanda, kugira ngo rero iyi gahunda ya gaze rero ibashe kuba yahabwa cyangwa se yasaka mu Banyarwanda bose. Nuko umuntu uzaba ari we wese uzajya uhabwa iyi gaze bazajya bandika azajya atanga amafaranga 40,000 by'amanyarwanda y'u Rwanda adasubizwa kugira ngo n'abandi bantu babashe kuba bahabwa izi gaze. Niyo mpamvu nababwiye ko umuntu wari wese ubifitiye ubushobozi azahabwa iyi gaze. Ubwo n'utazajya ubona amafaranga 40,000 ntago iyi gaze uzajya ubasha kuba wayihabwa, ubwo nyine uzajya ukomeza ukoresha amakara. Ariko nanone mu by'ukuri rero nuko rero umuntu wari wese agomba gushaka aya mafaranga 40,000 kugira ngo nawe iyi gaze azabashe kuba yayifata, kuko ni gaze nziza cyane izafasha abaturage. Murumva ko gaze z'amashyiga abiri ku isoko murabizi ko zirahinze ziguza amafaranga menshi cyane. Urumva ko rero gutanga 40,000 bakaguha gaze z'amashyiga abiri ntago ari amafaranga menshi cyane wabura kugira ngo ubashe kuba wabwa izi gaze. Gusa none ntago bikuye ko ari abaturage bamwe nyine batabona amafaranga 40,000. Gusa none ku bantu bazajya babona ubushobozi bwo kuba batanga ayo mafaranga 40,000 mwajya muyatanga bakoresha gaze z'amashyiga abiri kugira ngo namwe babashe kuba mwacana neza cyane, kugira ngo n'iterambere mu by'ukuri ry'igihugu rikomeze kugenda rigaragarira mu baturage ndetse n'abaturarwanda bose muri rusange. Ubwo rero nabaga ko mu ngingo ya mbere ari ibyo ngibyo twabashije kuba twagana, cyangwa se leta yabashije kuba yatangaza ko igiye kuba yatanga gaze z'amashyiga abiri ku baturarwanda n'abaturarwanda bose mu by'ukuri bari hano mu gihugu, kugira ngo babashe kuba bagaragaza cyangwa se babashe kuba hagabanwa icanwa ry'amakara n'inkwi hano mu Rwanda. Biri kugenda bigaragara ko amashyamba ari kugenda atemwa cyane kubona ko nyine amashyamba yoho ntago ari kugenda aba menshi cyane, ahubwo ari kugenda aba makenya hano mu Rwanda. Rero mpamvu leta igiye kuba yatanga byibuze izo gaze z'amashyiga abiri kugira ngo bifashe abaturage n'abaturarwanda bose mu mibereho yabo ya buri munsi. Iyo ni ingingo ya mbere twavuze tuze kuganiraho ya gaze. Reka tuyivuge tugende ku ngingo yacu ya kabiri twavuze tuze kuganiraho ya NESA, cyangwa se itangazo rya NESA imaze gutangaza aka kanya rero buri Munyarwanda wese, cyangwa se umunyeshuri, umubyeyi, umwarimu ndetse n'umudirecteur w'ikigo, kugira ngo abashe kumenya neza cyane gahunda ya NESA, cyangwa se ukuntu abanyeshuri bazajya bishyura amafaranga y'ishuri bibereye mu rugo bitabagoye ugereranyije ukuntu abanyeshuri babisanzwe bishyura amafaranga y'ishuri mu myaka yashize. Gusa rero ni gahunda yashyizweho na NESA bitewe nuko, cyangwa se leta yashyizeho kugira ngo ifashe ababyeyi, ifashe ikigo, abadirecteur ndetse n'abarimu, bitewe nuko abanyeshuri bagiye bigaragara ko bagenda bakoresha amafaranga, cyangwa se ugasanga umubyeyi amuhaye amafaranga yo amazina n'urugero n'amafaranga n'umushaka kwishyura 80 ukabishiramo, bahita bagureza ukimara kwishyura bahita bakoreza SMS mu by'ukuri muri telefone yawe igaragaza ko wishyuye amafaranga 80 ku mazina y'umwana uyu n'uyu wiga mu kigo iki n'iki, ndetse no ku kigo nabo bahita babona ko babashije kuba wakishyura amafaranga y'umwana uyu n'uyu amafaranga 80 bahita babona ko babashije kuba wayishyura. Murumva ko bizafasha abaturage, bifashe ababyeyi kuba batozongera guhereza abana, kuko ubonaga ngo mu bice by'icyaro ugasanga nk'umubyeyi ahantu hataba banke ahereje umwana amafaranga abashe kuba yakishyura amafaranga, nashika mu mujyi abashe kuba yakishyura amafaranga, no wa mwana ashika mu mujyi aho kugira ngo yishyure amafaranga minerivare, aho ugasanga yafata amafaranga agiye kuyakoresha mu bindi bintu bye, aguzemo inkweto, aguzemo imyenda, ugasanga nyine aguzemo ibintu y'amafaranga akoresha nyine ibintu bidakenewe, ugasanga ko agiye ku kigo akishyura amafaranga minerivare nk'uko umubyeyi yamuhaye yose, ugasanga yakoresheje mu makenya andi n'abariyo abasha kuba yakishyura. Urumva ko rero byagoranaga cyane no mpamvu leta yashyizeho iyi gahunda kugira ngo ifashe ababyeyi, ifashe ikigo, abarezi ndetse n'abadirecteur kuba babarusha kubabona bishyura amafaranga y'ishuri bitabagoye nk'uko byari bisanzwe bimeze. Ubu ngubu ukabona ko nta mubyeyi uzongera kugenda gufata umurongo cyangwa se gutonda umurongo kuri banki ngo ari kuba yakishyura amafaranga y'ishuri nk'uko byari bisanzwe bimeze, ahubwo no kuzajya ukanda akanyenyeri ugakoresha kode y'umunyeshuri, ni kode izajya ibimuranga nyine itandukanye n'undi munyeshuri, ntabyo kuvuga ngo amafaranga ngo wayobeje cyangwa yagiye ku wundi munyeshuri, ahubwo nuko iyo kode izajya ari y'umunyeshuri yihariye y'ibanga azajya akoresha ari kwishyura amafaranga y'ishuri wibereye aho ngaho mu rugo iwawe ukoresheje nyine telefoni yawe, ugakanda akanyenyeri ugashanga amafaranga y'ishuri ushaka kuba wakishyura ku mwana wawe, none bagahita bakoza SMS igaragaza ko ubashije kuba wakishyura amafaranga aya. Ndetse no ku kigo nabo bahita babona ko umwana yishyura amafaranga ayo, nayo icyo bahita bakora nyine bajya muri data bakabyandika neza cyane
ko umwana yishyuye amafaranga. Murumva ko ni ibintu byiza cyane bizafasha ababyeyi kutazongera kuba bahereza abana amafaranga mu ntoki, no abana bakagenda bakagurisha ibindi bintu biba bigiye bitandukanye, aho umwana nyine umubyeyi akazajya ayishyura, none umwana akagenda ku ishuri agasanga umubyeyi yabashije kuba yakishyura amafaranga y'ishuri. Ndabashimiye, twamenye kuva iyi video itangiye kugera irangiye muri abantu b'agaciro cyane. Ariko niba video wayikunze, kora like ndetse utere comment, kuko ibitekerezo byanyu biba bikenewe kandi bifasha sosiyete nyarwanda nyamwinshi kwikwa mu kintu by'umwihariko kuri Rwanda Update Info. Niba uri kubona rugomegeza kuri channel yacu ya Rwanda Update Info, kandi subscribe maze ufungure inzogera kugira ngo video nk'izi ngizi n'amakuru nk'ameza leta yabagiye itangaza nawe ujye ubasha kuyabona mu bambere. By'umwihariko angari igihe itangazo leta y'u Rwanda imaje gutangazirira buri munyarwanda wese uri hagati mu gihugu ndetse no hanze y'u Rwanda yuko leta igiye kuba yatanga gaze z'amashyiga abiri ku banyarwanda bose bari hagati mu gihugu ndetse n'abari hanze y'u Rwanda bifuza izi gaze z'amashyiga abiri, nuko nabo bazabasha kuba bazihabwa. Ndashimiye cyane, mwitwamenye kuva ibyo itangiye.